Neza yego yego hano no mu nahaye muhigo ko narishe kukureba bworoshye ni amahoro Claude karame sana agatebe hano umeze bite meze neza meze neza kabisa ariko narishe kukureba kuri ya gahunda yo kungira inama inama zitari cyane cyagiye twahuye cyo kugisha inama yewe niwe twahuriye hariya hepfo ushaka kungisha inama ku bijyanye n'ubworozi bw'inkoko okay ziriya nkoko rero ziragoranye zitanga umusaruro ufatika ushobora kukugira akamaro kanakugeza kure ariko ikibazo bisaba igishoro gihagije gifatika igishoro ndagifite ufite nk'amafaranga angahe ufite 50,000 50 ni make 50 ni makeya ziriya nkoko ziragoranye icya mbere zisaba ibiryo icya kabiri zisaba kuba ahantu heza no kuzitaho ibyo byose bisaba amafaranga inama nakugira rero genda ushake bagenzi bawe sibyo mukore ishyirahamwe mushake byibura nk'ibihumbi nka 200 cyangwa hejuru yabyo ubundi muzaze mumbwire ko mwayabonye nge nzabagira inama nzabafasha sawa urakoze akamegeye urakoze fite sawa umunsi mwiza nawe okay zamugira inama nzamufasha tu nta kibazo Mwiriwe ba hano abantu baraharira ko bari kunyibona mwiriwe neza rega nimukomeze turahari Gatisi arantumye ngo umutize ishoka Cyuzuzo karame sana ishoka wo muzu dutize kwa Gapyisi barayikeneye none se ko numvise ngo kwa Gapyisi bagiye kwimuka nibyo koko nibyo agiye kwimukira ku isambu yiwe naguze umunsi ariko umunsi numvise ariko wa gatatu ariko wa gatatu w'icyumweru gitaha ariko se Cyuzuzo ko yatinze ishoka yayibuze shoka yacu irakeye ntuzayikomagure ntabwo tuzayikomagura muri mwiriwe Waramutse mukama haramutse gake amakuru si neza ugiye ndi hano hepfo kuri botike bicuruza biragenda ari biragenda nta kibazo wese ugiye ari ngiye kureba Gapyisi nta mafaranga mufite nshaka kumwishyura sawa rero ndagera ifumbire oya nta kibazo mu cyumweru gitaha izaba yabonetse sawa narinzanye hasho uracyazirikana ya gahunda ariko yo kwimuka
gahunda n'iryari tuzirimo dushobora kwimuka kuwa gatatu cyangwa se kuwa kane nibwo Gakire azaba yanzaniye amafaranga yafumbire nibwo twagenda. kuwa gatatu se urumva ntazaba ndi kwishura? Noneho reka turebe ukuntu twazabishyira ku cyumweru nibwo uzaba witeguye. Genda uzinga imyenda yawe yose tuzagenda nko ku cyumweru. Ku cyumweru? Twagenda nko ku cyumweru. Sawa. ariko nari mfite umushinga wo korora koroyiro, ariko nari nagiye kwa veterineri kugisha inama, ambwira yuko amafaranga mfite ari make. Yambwira ati ni uguhera ku 200 cyangwa 300, ntabwo twakwishyira hamwe ngo turi natwayabona. Biriya bintu bisaba amafaranga menshi, ariko amafaranga mfite ni makeya, naho na 70 byonyine. Ahubwo reka nkubwire igitekerezo niyonguye. Nta kuntu twakwiyambaza n'abandi tukaba twabasha kwagura ubushinga. Hakuzika ari byo iki gitekerezo ni cyo. Nari ubwo butwe bwo dushaka ahubwo abandi besha. Sawa sawa. Sawa urakoze. Akaba uzabona uzambwire. Niko bimeze. Sawa urakoze. Yeah.